twakoze urugendo navuga ngo ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rwo kuva mu mujyi wa Kigali werekeza mu karere ka Nyaruguru. Ni ahantu hatari hafi kuhagera. Iyo ugeze mu karere ka Nyaruguru uragera Ikibeho, ugakomeza ku Munini, ugakomeza hirya aho bita Imusebeya. Aha ni mu kagari ka Runyombyi mu murenge wa Busanze. Aho ngaho rero kuri ubu ngubu niho duhagaze, kuko bisaba ko tugera ku makuru aho ibintu byabereye, tukareba ibivugwa, tukabasha kubategurira rwose, tukabagezaho ibivugwa ariko twigereye n'aho hantu. Kano kanya rero turi muri ako kagari ka Runyombyi, ni mu murenge wa Busanze, ni mu karere ka Nyaruguru. Reka rero uyu mubyeyi atuganirize, atubwire uko ikibazo giteye. Turi kumwe muri kano kanya. Murakoze. Aha ngaha ni ku isambu kwa databukwe. Ni ku isambu, ngira ngo wayibirebye wayihereye hasi. Ubu duhagaze mu kibanza cy'aho bari batuye, ariko hirya hose urabona ko ari hanini. Rero aha hantu nahashatse ndi umukobwa, makorera mariage, baransabye duca mu rukiko. Hageze igihe rero cya jenoside, nari mfite abana, nari mfite 8. Igihe kiragera, jenoside iraza, abantu barapfa, nsigarana n'umwana umwe uvuka aha ngaha. Noneho hakaba n'abandi bavandimwe twari dufite, nabo bari bafite abana, n'uwitwaga Damiyane n'umugore we, bari bafite abana 6 bajyana n'icyo gihe cya jenoside. Hari n'uwitwaga Gervas wakurikiraga umugabo wanjye, nawe nta mwana we wasigaye, yari afite abana bagera muri 7, bose bagiye icyo gihe. Ubwo rero hasigaye ugewe, abandi bose bari bahatuye bararangiye, bajyanye n'icyo gihe cya jenoside. Haza gusigara rero umudamu umwe w'umugabo witwaga Gashugi, wari umuhereze kwa databukwe Nyiramihigo. Nabo yasigaye, yari afite abana 3 n'umugabo. Abana bajyanye na se, warasigara. Asigaye rero kubera cyagiye cy'ubuzima bubi, niwe wabashije kuza, n'abaturutse Kigali arantangaraza, bandikisha ubutaka. Ndamubwira nti rero ko wahageze, andikisha ubutaka nk'uko tubuvuka, nk'uko tubutuyeho. Arangije aho kugira ngo yumve ko abo bantu bose aho bari batuye, hari sebukwe, ari n'abahungu 3 4, ahiyandikishaho hose, avuga ko ari 8, arahe bwite. Noneho nza kubimenya, ndamubaza, none gufata ubutaka ukabwiyandikishaho ko ari ubwawe, ko atari kwa so, ari kwa so bukwe, 8 wawe ko ari ufite, kuki wafashe 8 wa Gervas wa Kosimu wa Damiyane no kwa databukwe hose ukayandikishaho? Nuko ubwo rero birangira gutyo, izina rye ryo kuba arahe bwite ararikomeza, narakurikiranye, birananirana. Njya mu murenge ntibabyitaho, ndetse n'Inyanza ku cyiciro narahageze, ndababaza none ko umuntu yiyandikishijeho ubutaka bw'umuryango w'abantu 5 bikwiye kugenda gute? Barambwira ati rero twebwe uko tubibona ntacyo twabikoraho, ni wowe ugomba kwishakira ukuntu wabigarura. Ati ndeba rero ubushobozi bwo kugira ngo njye kurega mu nkiko, mbona sinabushobora, kubera ko uwo mutungo wose urumva niwe ufite, nanjye nta bundi bushobozi ntandi nari kubukura. Nkurikirana ikibazo, nakigejeje mu nteko ishinga amategeko, kirahari barakizi, ariko ntabwo bagishubije. Ndakomeza ndagikurikirana kugeza n'uyu munsi. Inzego zose zirabizi, nta n'umwe utabizi, kuva ku rwego rw'umurenge kugeza mu rwego rw'igihugu, mu nteko ishinga amategeko icyo kintu kiratswe. Ngewe no muri farije nagezeyo, mbagisha inama, ni mwebwe nimwe muduhagarariye nk'urwego rwo kudufasha, ni mu muntu uze muri farije mu bacitse ku icumu, mukore gushoboka byose, mu muhamagare nk'umuryango uduhagarariye, mu mubaze impamvu yakwandikaho ubutaka bwose. Nabo ntibabikoze, barabyanga.
niyo mpamvu rero nitabaje abanyamakuru kugira ngo iki kibazo kizamuke kigere imbere kuko abandi bose babitereranye. None rero nyakubahwa, ni wowe wagombye ni wowe dushaka kuturenganura nk'uko arenganura abanyarwanda. Iki kibazo nduva ari we wakikemura, niwe nizeye, niwe abanyarwanda duhanze amaso. Maze kubona ko inzego zose zibitereranye, niko kukwiyambaza nyakubahwa mukuru w'igihugu uhagarariye abanyarwanda, utagira amarangamutima, ukunda abanyarwanda, witangiye abanyarwanda. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo udufashe kuko abandi bose babigeraho bakabireka. Turananiwe, abana imfubyi zahasigaye zirababaye kandi hari kuzirengera n'ahangaha. Nibwo buzima bari bafite, harariwe, yarahagurishije, arahagurisha, hamwe harimo icyayi, ahandi ntibaragira icyo bahakora kindi. Niyo mpamvu mwiyambaje nk'umubyeyi, nk'umuntu umutima w'u Rwanda n'abanyarwanda. Nyakubahwa, Imana yaduhaye Perezida wa Repubulika, ni wowe duhanze amaso kugira ngo udukemurire iki kibazo, abana b'u Rwanda tubone ko tubaho, imfubyi zasigaye, abapfakazi basigaye tubeho, kuko abasigaye bose barabireba bakaduhima, ntacyo babikoraho na gitoya. Uwo muntu wahebarujeho yitwa nde? Yitwa Mukantagara Nonsiyata, ni umukazana kwa Nyiramirwa, ari we data bukwe, ni nawe muto muri bose. Urumva we twese twari twagiye dushakisha ubuzima, igihe kibarura kiraza, arambwira ati ngiye kwandikisha ubutaka, ntigende rero uhagararire mu mwanya ntari hafi, nta tike nabonye. Ariko arangije we yumva ko ahise bwibarudaho ko ari ubwe bwose bw'abagabo babo na sebukwe, bwose bwibarudaho ko ari ubwe. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo yumve ko aho hantu abantu batanu hatabahe, kandi 8 warabuzi, 8 wa Gervas urahari, wa Kosima urahari, wa Damian urahari, kwa sebukwe arahari, ariko hose arahabumba. Nakoze ibishoboka byose rero kugira ngo mubwire ngo ese uyu 8 ko atari kwaso, ukabuza 8 wawe, natwe nanjye nkabanza 8 wanjye n'uwo bagabo bacu, niyihe mpamvu wahabumbye. Ubwo urumva nta kintu twavuganaga kindi, yari amaze kubafatisha. Ni nayo mpamvu hahise hagenda haragurishwa, na nyuma yabwo yarongera aragurisha. Nanjye kubera ubukene mbura ukuntu najya mu rukiko, nsabye ubufasha kugira ngo mundenganure. Ahantu hari inzego guhera ku kagari, umudugudu, umurenge, ndetse no kugera ku ntara, ahantu hose inzego zirubakitse. Hari uwibaza ngo ese inzego ntizigeze zibimenye, byagenze gute? Murakoze cyane. Inzego zarabimenye kuko ubundi byari byarabaye nk'ibihagaze, nanjye narihebuye. Hanyuma njya kuri televiziyo nanga amakuru, akarejya umari, nibwo akarere kaje karaza ndetse n'abahaguze baraza, turahagera, turazenguruka twerekana imbibi z'umuryango, ariko twageze mu kwezi kwa 9 n'uyu munsi nta gisubizo kiraboneka. Nyuma y'ubwo naragarutse nza mu nama, meya yaje mu Gisenyi mu karere ka Nyaruguru nyine murenge wa Busanze, yari yazanye n'abandi n'abadepite bari bahari, n'abayobozi nyine b'urwego rw'igihugu rwa polisi rwari ruhari n'urw'igisirikare rwari ruhari mu kwezi kwa 12. Ariko nta gisubizo cyabayeho. Meya arabizi, naramukurikiranye n'amazi icyo kibazo ko kitarangira, habura iki, ndetse nawe yaje kubwira Gitifu ati se ko icyo kibazo kitarangira bigende gute. Nuko birangira gutyo. Nkora ibishoboka byose rero, ndavuga ntereka rero n'ubundi nsubire kuri ya televiziyo y'u Rwanda, kuko n'ubundi niyo niyambaje ninatumye banahagera. Imyaka bimaze ni myinshi, n'ubundi byaracecetswe. Niko gusubira yo kubyubura kugira ngo ndebe ko noneho byabona ubuvugizi buhagije. Icyifuzo mfite nuko nagarurirwa uburenganzira bw'umuryango wo kwa Nyiramirwa, abahasigaye bakabona uburenganzira bwabo, bikava kuri Mukantagara wabyandikishijeho ko ari ibye bwite kandi atahafitiye uburenganzira,
natwe tukabona nkabona mbese aho nari ntuye hakava mu maboko ya Mukantagara, abana bahari bakabona uburenganzira bwabo n'imfubyi zasigaye. Hari abana b'abakobwa, hari n'umuhungu wasigaye, bakabona uburenganzira bwabo, nanjye nkabubona kuko yakoresheje uburyo bwose bwo kumva yuko uwo mutungo wari uwawushyira mu kiganza cye kandi atari kwasi, ari kwa sebukwe kandi wari uwa rusange. Wabyiyandikishijeho kuri ubu ngubu ubwo butaka arabufite cyangwa yagiye abugurisha? Yarabufite, hari ubwo akoreramo hano ngira ngo urahabona, hari n'ahandi hari icyayi, hateye icyayi uko cyahagiye niwe ukuzi. Nanjye nashidutse nsanga harimo icyayi, harimo nyine ahakorera ku buryo jyewe ntacyo mpakorera. Nahuye n'ingaruka nyinshi cyane kuko niwe hagomba kuntunga hakantungira ubuzima bwanjye bwose. Nta buzima bwiza nigeze ngira, niho nagomba gukora ubuzima ariko bwaranze. Reba umuntu w'umukecuru kugira ngo nirwe nkorera umuntu amembe 500 yo kugira ngo mbeho, n'ubuzima bukakaye bubabaje. Icyo nakongeraho no gutabarwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika uhagarariye Abanyarwanda kandi umutima w'u Rwanda n'umutima w'Abanyarwanda, kandi nzi neza ko iki kibazo kimugeraho imfubyi zirabona amahoro, nazo zitangira ubundi buzima zirebe kuzabaho. Nitwa Nterera Intwari John. Ikibazo dufite hano ubundi ahandi kuri gakondo yacu no kubutaka bwacu, tukaba dufitanye ikibazo n'umuntu waje gufata ingarigare duhuriyeho umuryango wa Mparirwa, ariyo sogokuruza wacu sina sogokuru, akaza akayigurisha na Mutangana mu buryo butazwi, mu buryo utafite n'ibyangombwa. Haza ari umuntu wavuye ahandi, uwo muntu ni mwamubyara wanjye wavuye hakurya mu nta kintu duvana guretse ko mubyara wanjye. Ubwo butaka arabufata abugurisha na Mutangana. Aho tubimenyeye twaraje twabure inzego z'ubuyobozi, harimo akarere nabo kwa Mutangana bari baje tugaragaza ikibazo ko ubutaka bwa bw'ingarigari ari kugurisha atari ubwe, nta n'ubuhuriye nabwo, nta nahuriye nabwo, nta n'uburenganzira yaba ufiteho uburenganzira twese muri rusange, ariko we nta burenganzira afite ku giti cye wenyine. Buri twaje gusanga hano barahinze basa nk'abagamije gutera. Umubyeyi yahamagaye abakare nabo murenge turahurira, ibyo bintu bisa nk'aho babisubitse ko bagiye kubyiga bakabisubiramo, mbese bakabikurikirana. Kugeza isaha rero nta gisubizo turahabwa cy'uburyo, ariko hagati aho nsubiye inyuma nta bikorwa bigeze bakora ko twabaye nk'ababihagarikishije batiti mu butaka n'ubwacu, ntabwo dative yemeye kugira uruhare rwo kurugurisha. Isaha rero kugeza ubu nta kintu akarere karadusubiza, n'umuri ntacyo turasubizwa. Icyifuzo nuko niba aragurisha ibitari ibye yasubira n'uwo baguza akamusubiza ibye, twe ubutaka n'ubwacu bwa rusange ntabwo ari ubwe, cyane cyane ko atanavuga kuri umusozi.